Yes, reka twongere kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Ni KG Pro TV n'amakuru aba agezweho hano iwacu mu Rwanda mu mupira w'u Rwanda, tukaza kuba tubahereza idonido. Tugiye kwinjirana muri equipe ya APR Football Club. Ni equipe iriho kugenda ivugwa mu byinshi bigiye bitandukanye. Ni umukino wa nyuma bagomba kuba bakina nyine ndetse bakaza kuba bashyikirizwa igikombe. Kuri uyu mukino wa nyuma buze kugenda tukubwira hateganyijwe ibikorwa bikomeye cyane ndetse harimo no kumanura bamwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. No mukino equipe ya APR Football Club izaba yakiyemo amagaju uzatangira ku isaha y'isa 8 za kumanywa, rwose azaba ari ku munsi wo ku cyumweru. Ese kuri uyu munsi hateganyijwe iki? Abahanzi bagomba kumanuka bararemereye cyane nkuko batangiye kugenda babitegura, ndetse nze kuba nguhereza ukuri kw'amakuru ariho kugenda avugwa muri iyi equipe ya APR Football Club, ndetse kimwe n'abakinyi bagomba gusohoka muri iyi equipe y'ingabo z'igihugu. Ndakwibutsa gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ubanye natwe, nimba wakunze inkuru uyukande kwiyo buto ya like, urashaka kujya muri groupe yacu ya KG Pro TV, bityo bijyo bikorohera kubona amakuru mu buryo bwihuse cyane kandi bwako kanya. Uraca muri description y'iyi nkuru urabonamo linki twapininzemo twashyizemo, uyikandeho joining cyangwa se uce aho unyura ugiye kwandika ubutumwa bugufi kuri iyi nkuru, hari linki twahapininze uyikandeho maze uhite winjira muri group. Ibyo byose nimba utabisobanukiwe cyangwa se bitakunogeye, uratwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ya 0790207858. Icyo urakora uratwandikira utubwire ngo mudushyire muri groupe ya KG Pro TV. Ibyo uratwandikira byose ushireho ako kantu ka KG Pro TV, turahita tumenya aho wakuye nimero zacu, kuko ubutumwa aba ari bwinshi cyane kubuvangura biragorana cyane. So reka duhite twinjirana muri aya makuru y'imikino agezweho iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo turita twikoza muri equipe ya APR Football Club ngo twirengagize ko cyangwa se twagirwe ko umunyabigwi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Jimmy Gatete rero ko ari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ubwo yagiraga ikiganiro kuri radio y'igihugu, Radio Rwanda, mu kiganiro urubuga rw'imikino, yavuze rero ku mvururu nyine yakomerekeyemo zatewe nuko abakinyi b'iyi equipe y'igihugu ya Uganda batekerezaga ko hari impamvu ituma badatsinda. Ubwo nyine murawibuka n'umukino wabaye mu mwaka w'ibihumbi 2003 ubwo u Rwanda rwakinaga na Uganda mu gushaka itike y'igikombe cya Afrika cya 2004. Umukino warangiye Amavubi atsinze igitego kimwe ku busa, igitego nyine cyatsinzwe na Jimmy Gatete. Mbere gato rero yuko uyu rutahizamu atsinda iki gitego, habaye imvururu nyinshi zaje gutuma akomereka mu mutwe, nyuma nibwo yaje guhita atsinda iki gitego. Mu kiganiro rero yagiranye na Radio Rwanda kuri uyu wa gatatu, Jimmy Gatete rero yavuze ko izi mvururu zatewe nuko Uganda yakekaga ko hari ibintu birimo gutuma idatsinda, nibwo rero umukinyi yaje amukubita inkweto mu mutwe aza kuba komereka. Yagize ati imvururu ni ziriya mwabonye, batekerezaga ko hari impamvu badatsinda, byabaye inshuro nyinshi. Hari umukinyi avuye ku ntebe y'abasimbura araza nkubita urukweto, zimwe zigira amenyo y'ibyuma, nibyo byatumye nkomereka kuriya. Yakomeje avuga ko rero gukomereka ari ibisanzwe, ariko nanone wari umukino bahuriyemo n'ibindi bintu batari biteze. Akomeje agira ati komereka ni ibisanzwe, gusa uburyo nakomeretse cyangwa igitutu umukino wari ufite ubwawo, hari ibindi byinshi byari biwuri inyuma tutari tuzi cyangwa tutari twiteze ko byaba. Navuga ko hari akabazo ka politiki kari gahari kiriya gihe, ariko ni umukino wari ukomeye kuko twe twashakaga gutsinda kugira ngo dukomeze, kuko kuko nyine byari bikenewe. N'umukino rwose wari ukomeye ngo bo bagomba gutsinda, ngo kuko hari hasigaye imikino 2 yonyine ngo tugomba gutsinda. Abanya-Uganda bo bafite amahirwe yo kuba bananganya nyine.
mu mukino rero yakinye ahamya ko umukino wa KCCA ari muri Mukura ari wo mukino mwiza kuri we kuko watumye andi makipe amutekerezaho. Aha ni naho rero yavuze ko Rayon Sport yakoze amanyanga akomeye cyane kugira ngo imugumane avuye kuyikinira muri Sekafa yo mu 1997 yanze ko asubira muri Mukura Victory Sport kandi yari yaragiye muri Rayon Sport nk'intizanyo. Aho yagize ati hari umuco wari uhari mu Rwanda iyo ekipe zisohotse zatiraga abakinyi bakaza kubafasha, nibyo bakoze kuri nge mva muri Mukura Victory Sport njya muri Rayon Sport barantiye nagombaga gusubirayo, noneho navaga navuga ko Rayon Sport yakoze amanyanga ikoresha amayeri nsigara muri Rayon Sport banga ko nsubira inyuma kuko bitwaje ko nasinye ikarita ya CAF mbere yuko nsinya lisanse ya federasiyo. Rero bavuga ko iyo uyisinye mbere y'indi bahita babibara ko uri w'iyo ekipe, nuko byagenze ariko ntibyazana ikibazo. Jimmy Gatete rero yavuze ko ari muri Rayon Sport umwaka we wa mbere mu 1997 yayigiriyemo ibihe byiza cyane kuko ari nabwo yatsinze APR Football Club ibitego 3 mu mukino umwe. Ngayo nguko rero bimwe mu byo twagerageje gukusanya Jimmy Gatete yagize ngutya akavugira kuri Radio Rwanda. Si byo gusa ahubwo tugiye kurebera hamwe 11 beza be bibihe byose. 11 beza be rero nibo bari kugenda bacicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe nka KG Pro TV reka tubagaruka tubabwire ngo bimeze bite. Mwizamu yashizeho Murangwa Eugene ba myugariro, yashizeho uwitwa Kalisa Claude muramwibuka rwose, uwitwa Bazagwira Leandre uyu muramuzi cyane yari umuhanga we mwizo myaka, uwitwa Sibo Abdul Ndikumana Hamad Katauti uyu we yari akamaramaza ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu nguyu rwose nawe ntabwo yari yoroshye. Abo hagati cyangwa se ba Miria ba Mediatel hari Jano Wetageng, Kabongo Honore ndetse na Jimmy Mulisa. Ubu ngubu ni umutoza wungirije muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Barutahizamu rero uyu muramuzi cyane, uyu ni intwaro na n'ubu ngubu rwose. Ubu ngubu abana bagenda bavuga bati Olivier Karekezi ari muri barutahizamu bihe byose buyu mugabo Jimmy Gatete. None kandi yahisa kubito witwa Mbonabuca Desire, uyu nguyu abana baramubarirwa baramwumva ndetse si kenshi cyane bagarukwaho mu bitangazamakuru, ariko ugize amahirwe yo kumva aho bamuvuga araprofita akamwumva. Natekereza ko umwana ufite imyaka 25 uyu Mbonabuca Desire ntabwo amuzi, ntabwo yigeze amubonaho. Birashoboka ko wenda ashobora kuba yaramwumvisha hari kari umwana, ariko ntabwo yigeze amubonaho, kereka abana b'abaryogo cyangwa se bari batuye ku itara uhitwa Mbonabuca Desire ndetse n'uyu Jimmy Gatete ari muri aba bakinyi 11 bihe byose nawe yaje kuba yishyiramo. So ubimeze bite rero muri ekipe ya APR Football Club? Muri ekipe ya APR Football Club barashaka gukora ibintu bitigeze bikorwa na ekipe iyo ari yo yose hano mu gihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo guserebura igikombe cyabo cya shampiyona cyabo cya shampiyona rwose bagiye gutwara badatsinzwe nyuma yo gukina journée 29 bataratsindwa. Inkuru yacu reka nyanzike nkubwira ko ku cyumweru tariki ya 12 Gicurasi APR Football Club izakira Amagaju mu mukino w'umunsi wa 30 ari nawo usoza shampiyona ya 2023-2024. Kuri uyu mukino rero nibwo APR Football Club izashyikirizwa n'igikombe cya shampiyona ya 2023-2024 yegukanye ihigitse andi ma ekipe 15 bari bahanganiye iki gikombe. Ikipe rero izakira uyu mukino yanateguye ibirori bikomeye cyane rwose birimo n'abahanzi bazasurutsa abafana muri Kigali Press Stadium mu rwego rwo kwishimira iki gikombe. KG Pro TV twakomeje gushakisha amakuru se abahanzi bashobora kuzaza gutaramira abakunzi b'ekipe y'igisirikare cy'u Rwanda ati ni bande. Twaje kumenya amakuru yizewe nuko ngo umuhanzi
uwa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda utagishidikanwaho witwa Itahiwacu Bruce Melody ndetse n'umwe mu bahanzi nyarwanda bakunzwe muri iyi minsi cyane nyine mu rubyiruko bigendanye nyine n'ibikorwa bye muri rusange. Undi muhanzi KG Pro TV twaje kuba twamenya ni Chris Easy uzwi mu ndirimbo nk'Agatunda, Inana ndetse azwi no mu ndirimbo muri iyi minsi ikunzwe cyane yitwa Jugumira yahuriyemo nyine na Philipita ndetse n'uwitwa Kevin Kade. Uyu Chris Easy abarizwa mu nzu rero ireberera inyungu z'abahanzi ya Giti Business Group, numwe mu bahanzi rero numwe mu bahanzi b'abakunzi ba APR Football Club ngo bazishimira kubona ngo babasusurutsa kuko ngo ubuhanga bwe ngo mu kuririmba ngo n'imyandikire y'indirimbo ze rwose ngo byatumye ngo yigarurira imitima ya benshi. Reka twigarukire muri ruhago APR Football Club rizabikina n'amagaju idugwana no kurangiza umwaka w'imikino wa 2023-2024 idatsinzwe muri shampiyona, kuko mu mikino 29 imaze gukina yatsinze imikino 19 inganya imikino 10. Ngayo nguko ayo ku munsi wa nyuma jurune ya 30 ishyirwa akadomo APR Football Club iterura igikombe cyawo cya shampiyona igishikirizwa. Rero muri ekipe nubwo shampiyona igiye gusozwa hagomba kwinjiramo amaraso mashyashya, hagomba kujyamo abakinyi bashyashya. Abo bakinyi tuzakomeza kugenda tubagarukaho ndetse ari nabo twatangiye kugenda tubatangariza kuri KG Pro TV. Ahuko hari abakinyi bagomba gusohoka. Uwitwa Tadio Ruwanga nasohoka ibyo ntibizabatungure. Uwitwa Joseph Apam Asongwe uwo nasohoka ntibizabatungure. Uwitwa Eldin Shaibubu Abdurrahman uwo ngo biriho gutekerezwaho rwose, ngo ubwo we yabona ekipi imwifuza ngo APR Football Club tayari kumurekuza akagenda, byose ibyo ekipi mutanga hakaba yabifata byose, ariko akagenda ntacyo bihungabanyije muri ekipe ya APR Football Club. Izindi ngingo ziremereye cyane ziri muri iyi ekipe, hari abakinyi bagomba kuvamo bagatizwa muri Marine ndetse no mu yandi ma ekipe agiye atandukanye. Ayo niyo mazina turi kugenda tubakusanyiriza. Ukomeza ubane na KG Pro TV ukanda subscribe. Iyo niyo mpambo yonyine igufasha kujya ubona amakuru agezweho kandi yizewe. Nkurarikira gukurikirana highlight cyangwa se umuhango wose wo gushyikiriza igikombe APR Football Club kuri KG Pro TV. Nyuma yo kumuhango rwose tuzagenda tubagezaho ibyawuranze ndetse na highlight za Rwanda Premier League juru nimwe isigaye, zose muzagenda muzikurikirana hano kuri YouTube channel yacu ya KG Pro TV mu ishusho ryiza cyane ry'uruhehemure. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.